abantu bazi ko Imana ari Imana isezeranye ibyiza gusa, ari Imana ibwira abantu kuzabaha amafaranga, ikazabaha amamodoka, ikabaha urubyaro, ariko ni n'Imana iteye ubwoba kuko ni Imana ihana. Bibiliya iravuga ngo ni Imana itegamirwa n'inkozi z'ibibi. Iyo rero uri inkozi y'ikibi ntabwo uyegamira, ntabwo mwabigendanamo. Uyu mugabo rero yatinye Imana kubera ko yari amaze kubimenyera nk'umwana wo mu batambyi, azi ko ari ibisanzwe. Ariko icyo gihe birahinduka. Bimaze guhinduka aratungurwa, abona ukuntu Imana isumira umuntu agahita apfa. Agira ubwoba yitekerejeho. Mana yacu turagushimiye, tugushimiye imbabazi zawe nyinshi n'urukundo dukunda, tugushimiye ko watwongereye iminsi yo kubaho, tugushimiye ko waturagiye tukageza kuri uyu munsi, izina ryawe niryubahwe. Tugiye kumva ijambo ryawe rero, nyemerera ubane natwe, ukuboko kwawe kwiza kubane natwe, kandi Mwuka Wera amanuka abane natwe, kugira ngo imitima y'abari bwumve ijambo ryawe ihumurike, abari baguwe nabi uyu munsi babone ihumure ryawe, ineza ikomeze kugaragara kuba kumva no kuba kwiringira. Cyubahiro kibi cyawe mu ijuru no mu isi tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Tugiye gutangira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni umuti uvura, ijambo ry'Imana ni amazi amara inyota, ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga, ijambo ry'Imana nibwo buzima. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu kahe gatoya. Ijambo riboneka mu gitabo muri Bibiliya, mu ngoma, ingoma ya gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, ibice 13 umurongo wa 12, niho havuga ngo uwo munsi Dawidi atinya Imana, aravuga ati najyana nte isanduku y'Imana imuhira iwanjye. Nuko Dawidi ntiyacumbukura iyo sanduku ngo ayicyure iwe mu rurembo rwa Dawidi, ahubwo ayinyuza hirya, ayicyura mu rugo rwa Obedi Edomu w'Umugiti. Isanduku y'Uwiteka imara amezi 3 mu bo kwa Obedi Edomu iri mu rugo rwe. Uwiteka aha umugisha urugo rwa Obedi Edomu n'ibyo yari afite byose, amen. Aya magambo avuga ku isanduku y'Uwiteka, igihe umwami Sawuli ariwe wari uri ku ngoma, habayeho kugomera Uwiteka. Uwiteka arakarira Abisiraheli, baratsindwa. Cyari igihe cy'umutambyi Eli, hanyuma ntibashobora gukiranukira Uwiteka, bagiye ku rugamba baratsindwa bikomeye, ndetse n'isanduku y'Uwiteka Imana iranyagwa. Imaze kunyagwa, igihe cyarageze Dawidi aba ari we wima ingoma. Amaze kwima ingoma, agambirira mu mutima yo kuzacyura isanduku y'Uwiteka, kuko isanduku y'Uwiteka niyo yari ibyiringiro byabo, niyo yari ibyishimo byabo, niyo yari ukunesha kwabo, niyo yari intsinzi yabo. Uyu mugabo rero amaze kugambirira, atumira Abisiraheli bose, abatumira iyo bari mu biturage bari batuyemo, bose bateranira aho yari ari. Bamaze guterana arababwira ati niba mubishima, mureke tujye gucyura isanduku y'Uwiteka Imana yacu. Ntabwo ikwiye guhora mu maboko y'ababisha bacu, ntabwo ikwiye guhora mu gasozi. Arabigambirira, arangije ngo yegeranya abantu, afata Abalewi, afata abatambyi, afata abamufashaga imirimo bose, barashoboshera bagenda bajya kuzana isanduku y'Uwiteka Imana. Bamaze kugenda bayikorera ibimasa. Ibimasa rero ntabwo ari byo byari byararemewe gutwara isanduku y'Uwiteka Imana. Imana yari yarateguye Abalewi bashinzwe uwo murimo, barangije baradeha, baranebwa. Bamaze kunebwa, umurimo bagakoze nk'abantu Imana yagiriye icyizere, bawukorera amapfizi y'inka. Bamaze kuwukorera amapfizi y'inka, ngo barimo bagenda rero, barakomeza baragenda. Dawidi ngo agenda yiyereka imbere y'isanduku y'Uwiteka, we n'abatambyi n'abandi bari bambaye efodi, ngo bagenda banezerewe biyereka imbere y'Uwiteka Imana. Ngo nuko ngo ikimasa kiratsikira, gitsikiye uza
ajya kuramira isanduku y'Uwiteka ngo akirambura ukuboko uburakari bw'Uwiteka bukongerezwa kuri we. Bumaze gukongerezwa kuri we ngo agwa aho ngaho, bitera Dawidi ubwoba. Dawidi wari umaze igihe kinini yaravukiye mu rugo rw'abatambyi, yaratari yatinye Imana kuri urwo rugero, ariko uwo munsi yari yabonye Imana mu yindi shusho. Abantu bazi ko Imana ari Imana isezeranye ibyiza gusa, ari Imana ibwira abantu kuzabaha amafaranga, ikazabaha amamodoka, ikabaha urubyaro, ariko ni n'Imana iteye ubwoba kuko ni Imana ihana. Bibiliya iravuga ngo ni Imana itegamirwa n'inkozi z'ibibi. Iyo rero uri inkozi y'ikibi ntabwo uyegamira, ntabwo mwabigendanamo. Uyu mugabo rero yatinye Imana kubera ko yari amaze kubimenyera nk'umwana wo mu batambyi, azi ko ari ibisanzwe. Ariko icyo gihe birahinduka. Bimaze guhinduka aratungurwa, abona ukuntu Imana isumira umuntu agahita apfa. Agira ubwoba yitekerejeho, asanga atari umukiranutsi wo kugendana n'isanduku y'Uwiteka. Amaze kubona ari uko bimeze, Dawidi ashya ubwoba, aravuga ati nacyura nte isanduku y'Uwiteka mu rurembo rw'iwanjye, ahantu hari abana, ahantu hari abagaragu, ahantu hari abaja, nibagera iwanjye aba bantu bagakora ibyaha, Imana ntishobore kubihanganira, irabarimbura. Aratinya ngo maze ngo aratekereza, abona umugabo witwa Obededomu wari umuntu uciriritse cyane, babonaga ntacyo iramutse imwishe ntacyo byahindura, nta nicyo byatwara muri Yerusalemu, bayicyuriwe. Ariko wari umugambi mwiza w'Imana wo kugira ngo Obededomu asohorerwe amasezerano yari yarahawe n'Imana. Yari yarasenze Imana iramubwira ngo nzagusura. Haleluya. Iyo Imana ivuze ngo nzakugiriranya, nzaguha ibi, burya ibiguhaye protection ni nk'inzu ihawe urupango. Inzu yahawe clôture nziza, ikije kuyigonga cyose kibanza guhera kuri clôture. Uyu mugabo rero nawe yari yahawe amasezerano, Imana iramubwira ngo nzagusura, nzakugirira neza, nzakumenyekanisha, nzakubahisha. Abyizera mu mutima, maze yumva inkuru ngo isanduku iri mu nzira iziwe. Abwira madamu wa turabyibuka, cya gihe nagiye gusura Imana, najya gusenga nkasura abarwayi, wibuka ibyo Imana yambwiye? Haleluya. Uribuka ko Imana yavuze ngo izansura? None amakuru maze kwakira nonaha, isanduku y'Uwiteka irimo iraza iwacu. Umugore abyumvise araza ati nanjye urabyibuka cya gihe niyirije ubusa, cya gihe mu masengesho y'ababyeyi nanjye yarambwiye ngo izatugirira neza, ngo izadukura ku cyavu, ngo izatugaburira turye duhage. Amaze kubyumva ngo akazu bari barimo gaciriritse batangira kugakorera isuku, bagakorera isuku, baragatunganya. Reka mbabwire inshuti zanjye, abantu b'Imana bakwiye gutunganya ubuturo bw'Uwiteka, kandi ubuturo bw'Uwiteka ni wowe. Nawe amakuru ukwiye kuyamenya, umva ihumure yuko Uwiteka ari mu nzira aza kugusura. Ubwaje kugusura rero, ikiranure n'ibikurega, tunganya hadatunganye, eza hakwiye gutura. Uyu mugore ngo arakubura, aminjagira amazi mu nzu yabo y'igitaka itabagamo sima, bafata ngo utwenda twabo twiza baradusasa, agashuka keza bari batararyamira baragasasa, kugira ngo Uwiteka Imana abone ahantu akandagira ivumbi ritazamuka. Iyo bababwiye ngo nimuzane ibikeka mu nzu y'Imana mujya mumva mugowe, ariko mva mbabwire ahantu Uwiteka agiye gutura, umwami nyiribihe, ubaho ubuzima budapfa, wimye ingoma itazigera ihangurwa, utajya ushyirwaho n'amatora cyangwa ngo akurweho n'andi. Uyu mugabo ni uwo kubahwa. Maze rero bamaze kubibona ngo baratangira barataraka. Haleluya. Obedi arataraka, atangira kujya agenda avuga tumva, data wa twese warambwiye kuzangirira neza, wari warambwiye kuzadusura, wari warambwiye kuzantabara. Uyu munsi nyibuka kandi usure, umbere Imana, ugira icyo unkorera. Maze uyu mugabo akomeza agenda yegera isanduku y'Uwiteka. Abantu bagenda barushaho kwishima. Uko barushaho kwishima, n'abatambyi bari bazanye nabo baranezerwa, barabyina. Isanduku y'Uwiteka bayinjiza kwa Obededomu. Bibiliya yambwiye ngo iyo sanduku y'Uwiteka yamaze amezi 3 mu rugo kwa Obededomu, ngo nuko Obedi ngo ahabwa umugisha. Haleluya. Ngo ahabwa umugisha, ngo nabo mu rugo rwe rwose inka ze zirabyara, imyaka yirekura, barasarura, ngo ibitoki byiza bitangira kugera i Yerusalemu, amata meza atangira kugera i Yerusalemu. Baravuga ngo ibi bivuye ngo ni kwa Obededomu. Haleluya.
ariko reka mbabwire ikintu cyanejeje ni uko uyu mugabo wari warasezeranijwe n'Imana kuzamenyekana yamenyekanye binyuze mu mirimo myiza. Yamenyekanye binyuze mu mirimo myiza, arakiranuka, arindira amasezerano, igihe kigeze cyo kuyasohorezwa arayibuka, ayibutsa aranezerwa, yibutsa abo mu rugo by'Imana yamubwiye, biza kurangira na Dawidi umwami w'igihugu amenye Obedi Edomu. Amenya yuko ibitoki bitunze abantu b'i Yerusalemu byera mu murima kwa Obedi Edomu kubera ko yacumbikiye isanduku y'Uwiteka Imana. Amenya yuko amata bari gucuruza mu Yerusalemu ndetse no kwa Dawidi aturutse kwa Obedi Edomu. Amenya ko foromaje nziza ariho zaturutse, arabimenyera bisobanukirwa, aravuga ngo burya koko gucumbikira Uwiteka, isanduku y'Uwiteka ikaba mu rugo rw'umuntu bijya bimuhesha buri kimwe cyose yari yarabuze. Dawidi ngo nuko nawe agambirira kwihuta, noneho agira bwangu, yari yaramenye ibanga. Ubundi yagiye nk'umwami akoze mu mifuka, ariko noneho agiye kuyizana yivana kwa Obedi Edomu, ahindura uburyo. Haleluya. Ahindura uburyo. Mu guhindura uburyo ngo yagiye kujya kuyizana, ngo afata amapfizi, ngo batera intambwe bagatamba igitambo, ngo akabyina agataraka, yataraka n'abandi bari inyuma bakabigenza batyo, ngo akongera agatamba igitambo. Agenda aca bugufi imbere y'Imana, aca bugufi imbere y'Imana. Uko agenda aca bugufi imbere y'Imana, Imana nayo iraryoherwa, iravuga iti koko umwana wa Yesaya yamenye neza uwo ndiwe, yamenye ko ndi uwo kubahwa. Haleluya. Maze ngo agendana n'Imana, kandi icyo gihe ntabwo bongeye kuyikorera ibimasa. Aho abari barerejwe uwo murimo nibo bikoreye isanduku y'Uwiteka Imana. Bagenda banezerewe, bayigeza i Yerusalemu mu murwa wa Dawidi. Ngo bayigejeje mu murwa wa Dawidi, ngo umugore wa Dawidi ngo arebe ukuntu Dawidi atarakabyinira Imana, ngo kinyita kigiyeyo, ngo nawe aravuga ngo nta soni, ngo kibeyurira imbere y'abaja n'abagaragu. Dawidi aravuga ati ntibenda kuzasuzugura na rimwe, kubera ko ndi kubahisha iyampaye icyubahiro, iyacyambuye se akaba ariyo ikima, iyamvanye mu ntama nari umushumba w'intama ikandagiza abantu, iyo ngiyo niyo ndi kubahisha, kandi ntago bizabuza abaja n'abagaragu kunyubaha. Bibiliya iravuga ngo kubera ko yamuneguje izuru, amugaye ko ari gutambira Uwiteka, ngo byamuhwanishirijwe no kurinda ava mu mubiri atabyaye, kubera ko yasuzuguye iby'Imana. Haleluya. Shuti zanjye, nuba mu bintu by'Imana bibemo neza, wibivangavanga, wibyitiranya, ndetse wibimenyera kuko ntibimenyerwa. Bibiliya yaravuze ngo ni Imana itegamirwa n'inkozi z'ibibi. Icyo kimenye, uko wabigenza kose, amaturo watanga, uko wabuzi kubwiriza, ariko ni Imana itegamirwa n'inkozi z'ibibi. Kiranuka muri byose nayo izakubahisha. Haleluya. Imana yacu rero yatumye Abisirayeli babona ihumure. Nyuma y'uko isanduku y'Uwiteka igeze mu murwa, Abisirayeli bose babonye ihumure. Ababisha b'Abisirayeli batangiye gutsindwa umusubirizo, kubera ko Uwiteka Imana Nyiringabo yabashije gutura hagati muri bo. Icyampa nawe ukamenya icyaguhesha amahoro, ukamenya icyaguhesha ihumure. Icyaguhesha ihumure ni uko utunga Imana muri wowe, kandi ukavana ibishimwa mu bigawa, ukikiranura n'Imana, ukaba uwo kubahwa mu maso yayo. Kuko ijambo ry'Imana ryarantangaje, ryaravuze ngo naho no mu gihe cyo gupfa, ngo urupfu rw'umukiranutsi ngo rurw'igikundiro mu maso y'Imana. Umukiranutsi rero niyo ngo yapfuye ngo bibe by'igikundiro mu maso y'Imana. Haleluya. Dukwiye kubahwa n'Imana, kubaha Imana tukiri bazima, nayo ikatwubahisha tukiri bazima. Imana tugenderere. Reka dusenga Imana. Ntabwo dutinda, abantu ntabwo inkoni ihira ngo ikibatsa ahubwo ihira igihe. Ndabizi neza ko uwategereje kumva akumva ijambo ry'Imana, ntabwo ari byiza yuko tuguhatira cyane kumva iby'ijambo ry'Imana, ahubwo turabikwingingira. Turakwingingira kwegera Imana kugira ngo nayo ikwegere, kugira ngo uzagire iherezo ryiza. Reka dusenga Imana. Imana ikwibuke kandi gusure, Imana iguhumure, Imana iguhumurize, Imana ikunezeze, Imana iguhindurira amateka. Ihindura amateka bigahinduka. Kwa Obedi Edomu nta cyizere bari bafite, ariko kubwo kubaha Imana amateka yabo yarahindutse. Nawe ni wubaha Imana, Imana izaguhindurira amateka. Kandi icyo nyikundira, iyo ije kukugirira neza ntabwo ujya gusaba umusheto. Iyo ije kukugirira neza ntabwo ujya ntiyandikira banki ngo babanze bayinguzanyo. Nta nubwo iteranye inama ngo ibanze igira bibisaba, ahubwo iyo yagambiriye kugirira neza ikugirira neza gusa. Kiranuka muri byose, utegereze Imana kwiza kukugirira neza. Urakoze Mana Nyiribihe, ndagushimiye ko wumvise gusenga kwacu,
ndagushimiye ko ushyigikiye ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ntabwo ryari rigenda ubusa. uyu mwanya abaduteze amatwi bose, abo ku isi n'abo mu gihugu dutuyemo ndetse no ku mugabane wacu wa Afurika, abaduteze amatwi bose, nyemerera uyu mwanya iri jambo ryinjire mu mitima yabo, rihindura ibyanze guhinduka muri bo, mu izina rikomeye rya Kristo Yesu. Imbaraga z'umwuka wera zitembere mu bugingo bwabo, kandi zihindure za zindi zimira izindi, zihindure ibyanze guhinduka, bimenyekane kuri Imana hagati muri twebwe, kandi bimenyekane ko ushyigikiye ijambo ryawe. Urakoze mwambi wacu, komeza ubane natwe muri byose, kandi icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu ijuru no mu isi. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu, amen.